wabayemo akabazo haje abantu benshi tubura uko tubakontorora kikano kanya anatangiye ibintu numva nta bantu mfite n'abantu twakorana ibintu bya danje dufite ariko kubera ko bwari ubwa mbere habayemo experience ntoya ariko kuba nagize amahirwe nkabona igikundiro kingana kuriya ababibonye hari haje nk'abantu barenga 500 uko amasaha yazamukaga iriya mbuga yari no kuzura yego rero habayemo akantu kubera ko bano bantu ntago mbazi tugomba kubishyiramo umutekano kubera ko mpamya ko bano bantu nibaza ndatanga message nzima ari nabyo tsaba leta ngo ibe yanyumva babe ba mu mutekano niyo bama abasekirite basanzwe abantu tukabashyira ku murongo ariko guhura ahantu hamwe nta mutekano ntawe twabisabye iryo niko ryo kosa ryabayemo neganya ko dusaba undi munsi wo kuwa gatandatu icyumweru gitaha tugashaka maison de jeunes hano i Kigali igahuza urubyiruko bakaduha ahantu hari abasekirite hari protocole abaje bakaza baza ati bishyuye ayangaya cyabaje gukora iki bakaba bafite umwirondoro wenda abantu bafite kubona uyu nguyu yambaye uko ntago ari ubusazi ni creativity ye urumva nawe ukaza wiyambariye uko akatari kuvuga ngo duhuriye ahantu hamwe nta muntu ubizi nta muntu utabizi Bogare abantu benshi bamwe mu gukurikirana no kumbuga nkoranyambaga nabonaga bakubaza ngo ubundi haraza kuba iki wari wateguye ibihe bikorwa je intego ya mbere nari mfite je du umuhungu naturutse Kayonza nakoze ibintu byinshi nkora ama content menshi ngira ibyago birasibwa abantu benshi bari barambwiye ngo Bogari ngo kwa karindwi kwara kujyanye ngo warazimye ngibiki je nashaka kureba urukundo rwa nyarwo abantu bankunda atari ngo wakanze foro ahubwo umuntu uzi Bogari niba mvuze ati rero duhure akaza abantu igihumbi ari amahirwe menshi ko tugomba gukora ibintu bya danje ariko icyari cyaduhuje ni iki ngiki Bogare ndihuta n'ikibazo kibigira kiti uri umuntu mukuru kandi umaze kugira abantu benshi bagukurikira wamaze kugira Instagram iforonga n'abantu bagira muri 65 aya nari mfite 75 yego ya kabiri ifunguro ndi mu munsi umwe baretse ngira umunsi umwe igira 23 mu munsi umwe indi igira abarenga nyifata ifite 90 bayitwara ifite 120 hiyongeyeho 30 mu cyumweru fungura indi ya kane ifite 16 byuzura na 7 mu minsi 12 icyo ngicyo kikwereka ko ufite umubare w'abantu benshi bagukurikirana ikibazo cyanjye nashaka kukubaza niki ese mu mitegurire y'uno munsi hari abantu waba waregereye babajyana ngo bagufashe gutegura uyu munsi cyane cyane nk'abasanzwe bategura ibintu by'ibitaramo n'ibindi bintu bijya gusa n'umunsi nk'uyu nguyu cyane noneho abajya bashaka gukoresha imbuga nawe washaka gukoresha niba babonye ama video turi convention amya kama bakote twita bayafashe bose sibyo nanjye ari nayo nafashe baneruye sibyo ibiki nibiki rero baturebe nk'abantu bari seriye nono kano kanya twebwe twakoze icyo bita isuzuma mu kinyarwanda ni nka test iyi ni test rero niba abategura ibitaramo abashora mari abakora ibintu biri seriye kano kanya bareke kundebamo ishusho y'umwana bandebemo umuntu mukuru urumva niba ari abantu bafasha ko organize ibintu binini babifashe tuvuga ati kuza mu gitaramo cyanjye cyangwa kuza mu gikoko day cyangwa kuza mu munsi w'abacontent creator tukawita uko ni subscription y'ibihumbi 3 mpamya ko bano bana mbibateguje mbere y'ucyumweru tukavuga ati dukodesheje nka Grit Hotel cyangwa tugakodesha handi tukabikorana mu buryo bwo kwamamaza urumva ati buri wese azajya yinjira tuvuge niba runywa fanta akiri munsi y'imyaka 18 anywe fanta ayishyure 3 ayinywe unywa mitsingi ayishyure 3 ako kanya Bogari tuzakora ibintu bifite protocole bifite umwihariko bifite abasekirite bifite kuza wambaye uko bifite kuza wishyuye bitari ukuvuga ngo uciyeho wese araje tuginze kunze imbere y'umuntu tudasabye uburenganzira ibyo si byemewe rero ama big company restaurant nini ama brand ya danje nabiremeremo nk'umuntu mukuru yego kano kanya niba nazanye abana 500 mbikoze umunsi wa mbere hazaziramo ama creativity match rero tuzagira abantu 2,000 kandi kano kanya n'uburi hotel n'uburi restaurant n'uburi ibiki na za MTN man kano kanya bayimbye paka yitwa igikoko urumva mpamya ko urubyiruko runkunda rwayikoresha mani sinzi neza niba wumvisha ikibazo nakuba Bikari wakabi w'igikoko day numunsi igikoko cyateguje abamukurikira ndetse n'ibikoko n'udukoko twose twakoranye twaje hano ku mbuga ngari twaje kumva ibyo Bogare yaduteguriye yarabwiye abantu ko abazaza bazarya abazaza n'abamotari bazabona moto zibasubizayo uko byamera kose ahamagara abafatanya bikorwa ahamagara ba nyira amahoteli n'abandi bashora mari bose ababwira ko ku munsi w'igikoko cyangwa se igikoko day uzaba ari umunsi udasanzwe azakora ibitangaza none ndagira ngo tumubaze Bogare umeze neza
Njye ndashimira Imana first of all. Kano kanya natangiye ibintu numva nta bantu mfite n'abantu twakorana ibintu bya danje dufite, ariko kubera ko bwari ubwa mbere habayemo experience ntoya, ariko kuba nagize amahirwe nkabona igikundiro kingana kuriya, ababibonye hari haje nk'abantu barenga 500. Uko amasaha yazamukaga iriya mbuga yari no kuzura. Yego rero habayemo akantu kubera ko bano bantu ntago mbazi, tugomba kubishyiramo umutekano kubera ko mpamya ko bano bantu nibaza ndatanga message nzima, ari nabyo nsaba leta ngo be yanyumva babe ba mu mutekano, niyo bama abasekirite basanzwe abantu tukabashyira ku murongo, ariko guhura ahantu hamwe nta mutekano nawe twabisabye, iryo niko ryo kosa ryabayemo. Neganya ko dusaba undi munsi wo kuwa gatandatu icyumweru gitaha tugashaka maison de jeunes hano i Kigali igahuza urubyiruko bakaduha ahantu hari abasekirite, hari protocole, abaje bakaza baza ati bishyuye aya ngaya cyabaje gukora iki, bakaba bafite umwirondoro. Wenda abantu bafite kubona uyu nguyu yambaye uko ntago ari ubusazi, ni creativity ye, urumva nawe ukaza wiyambariye uko akatari ukuvuga ngo duhuriye ahantu hamwe nta muntu ubizi nta muntu utabizi. Bogare, abantu benshi bamwe mu gukurikirana no ku mbuga nkoranyambaga nabonaga bakubaza ngo ubundi haraza kuba iki, wari wateguye ibihe bikorwa? Jya intego ya mbere nari mfite, jye ndi umuhungu naturutse i Kayonza, nakoze ibintu byinshi, nkora amakontenti menshi, ngira ibyago birasibwa. Abantu benshi bari barambwiye ngo Bogari ngo kwa karindwi kwarakujyanye ngo warazimye ngibiki. Jye nashaka kureba urukundo rwa nyarwo, abantu bankunda, atari ngo nuwakanze foro, ahubwo umuntu uzi Bogari. Niba mvuze ati rero duhure, akaza abantu 1000, hari amahirwe menshi ko tugomba gukora ibintu bya danje. Ariko icyari cyaduhuje ni iki ngiki. Kano kanya hari abana b'abahanzi bakiri bato batarazamuka, hari abacontent creator baba bafite phone isanzwe bajya TikTok agashyiraho, hari abanyamakuru niyo baba ari bakora ko batarazamuka. Rero kuba twakihuriza hamwe buri wese agafata video, umuhanzi agakoresha umucontent creator, umucontent creator agakoresha n'umudansa, umudansa agahura n'umublogger, ibyo bintu birabyara positive muri showbiz. Urumva nicyo kintu nashakaga, ariko habayemo akabazo, haje abantu benshi tubura uko tubakontorora. Bogare, ndihuta n'ikibazo kibigira kiti uri umuntu mukuru kandi umaze kugira abantu benshi bagukurikira, umaze kugira Instagram iforonga n'abantu bagira muri 35. Aya nari mfite 75. Yego, ya kabiri ifunguro mu munsi umwe, baretse ngira umunsi umwe igira 23 mu munsi umwe, indi igira abarenga nyifata ifite 90 bayitwara ifite 120, hiyongeyeho 30 mu cyumweru. Fungura indi ya kane ifite 16 byuzura na 7 mu minsi 12. Icyo ngicyo kikwereka ko ufite umubare w'abantu benshi bagukurikirana. Ikibazo cyanjye nashaka kukubaza niki, ese mu mitegurire y'uno munsi hari abantu waba waregereye babajyanamo ngo bagufashe gutegura uyu munsi, cyane cyane nk'abasanzwe bategura ibintu by'ibitaramo n'ibindi bintu bijya gusa n'umunsi nk'uyu nguyu, cyane noneho abajya bashaka gukoresha imbuga nawe washaka gukoresha? Niba babonye amavideo turi convention, mpamya ko aba content creator bayafashe bose, sibyo? Nanjye ari nayo nafashe baneruye, sibyo? Ibiki n'ibiki. Rero baturebe nk'abantu bari seriye nono. Kano kanya twebwe twakoze icyo bita isuzuma mu Kinyarwanda, ni nka test. Iyi ni test. Rero niba abategura ibitaramo, abashoramari, abakora ibintu biri seriye, kano kanya bareke kundibamo ishusho y'umwana, bandebemo umuntu mukuru. Urumva niba ari abantu bafasha ko organize ibintu binini, babifashe tuvuga ati kuza mu gitaramo cyanjye cyangwa kuza mu gikoko day cyangwa kuza mu munsi w'abacontent creator tukawita uko, ni subscription y'ibihumbi 3. Mpamya ko bano bana mbibateguje mbere y'ucyumweru, tukavuga ati dukodesheje nka Grit Hotel cyangwa tugakodesha ahandi, tukabikorana mu buryo bwo kwamamaza. Urumva ati buri wese azajya yinjira, tuvuge niba ari unywa fanta akiri munsi y'imyaka 18 anywe fanta ayishyure 3, ayinywe unywa mitsingi ayishyure 3. Ako kanya Bogari tuzakora ibintu bifite protocole, bifite umwihariko, bifite abasekirite, bifite kuza wambaye uko, bifite kuza wishyuye, bitari ukuvuga ngo uciyeho wese araje. Tugiye kunza imbere y'umuntu tudasabye uburenganzira, ibyo si byemewe. Rero ama big company, restaurant nini, ama brand ya danje nabiremeremo nk'umuntu mukuru. Yego, kano kanya niba nazanye abana 500 mbikoze umunsi wa mbere, hazaziramo ama creativity match, rero tuzagira abantu 2000. Kandi kano kanya n'uburi hoteli, n'uburi restaurant, n'uburi ibiki na za MTN man, kano kanya bayimbye paka yitwa igikoko. Urumva mpamya ko urubyiruko runkunda rwayikoresha mani. Sinzi neza niba wumvisha ikibazo nakubajije ngo mu mitegurire y'iki gikorwa cyangwa se igikoko day haba hari abantu waba waregereye bakuru mu mitegurire y'ibi bitaramo ngo bakugire inama? Nanjye nagusubije ngo nabo
niyo mpamvu byateje iki kibazo nkaboneraho gusaba ibyo nari ngusubije mu kanya mvuga ngo batwizereremo abo bakuru abategura ama events ya danje tubigire seriye niba afite igikundiro niba afite kuvuga ati mani muze dukorane mwabana mwe bakaza urumva se kano kanya baze bishyuye niyo batakishyura tugire protokole duhurire kuri mezo duhurire hehe duhure mu bikorwa by'urubyiruko birwanya sida birwanya ibiyobyabwenge kano kanya n'abaje babinkwa mpamya ko niduhura gatatu bakabona ukuntu duseka dukora content bazabireka kuko umwanya wo kubiyobyabwenge azajya wuza aze muri content creation no influencer blogging. Yego ushingiye kubikubayeho nyuma yuko mugeze kuri convention bamwe mu bayobozi bashinzwe umutekano hari bakabegera bakabwira ko bitemewe nta burenganzira mwabisabiye ndetse abakabasaba guhitamo nahava aricyo gitumye tuza ahangaha ukabihuza na kumwe bamwe mu nshuti zawe bajya bavuga ko Bogare ngo ahubuka ndetse ngo atize ntago baza ko bagiye kuvuga ko impamvu n'ubundi Bogare ari uko atize ariyo mpamvu ategura ibintu bipfuye nabo bize bazakora nk'ibi ngibi turebe ko baza none bazanasaba uburenganzira nge kano kanya ntago nigeze nkora ibintu mvuga ngo nuko mfite ubumenyi buke nuko mubuka ngewe iriya mbuga ya convention center twagiye tubona nka Batiti Brown bakajya gushutinga hakaza abantu benshi aba content creator nge nari naketse ko it's a content turaza turi abantu bake ariko bitewe n'uburemere mfite ntago waba uhubuka ngo ubone bari abantu rero abavuga ko natize none ngiye kubyongeramo amashuri banshinja byongeramo amashuri byongeramo gutegura ubundi mumba n'ukuntu ndi igikoko kano kanya tujye tuvuga ati kano kanya twebwe dufashe agatete gatonya ko muri ka Kigali urumva gakwirwamo abantu 800 abantu baze tugura amatike dutangira uko tubikora uko kano kanya hashobora kuba habaye nk'igikorwa muri stade Amahoro kano kanya nkavuga ati Fondation Bogare yashinze yo gufashanya kwa content creator uyu munsi turiyerekana muri BK Arena muri stade Amahoro rero mu guhubuka afite kubyemera kuvuga ko nanjye natabanje kubaza bitewe nuko natarinzi uburemere bw'izina ryanjye ariko kako menye uwo ndiwo menye urukundo abantu bankunda cyangwa ngo bakomeze banankunde tugiye kubyongeramo imitegurire protokole bakaba banataga ga subscription gakeya urumva twanga ibintu bijye ku murongo kuko nago babaho umutekano mutishyuye ibyo bintu bijye ku murongo bimenyekane niba nabyiza mbere yo kubikora tubibwira umujyi wa Kigali. Bamwe mu bibazo nagiye mbona bagiye gukoza muri comment section haba kuri group ndetse n'ahandi bavugaga ko igihe by'ubwabyo nacyo cyari ikibazo bakibaza bati kubera iki wahisemo ko ubundi ibintu nk'ibi dusanzwe tubona ko mu masaha y'ikigoroba kubera iki wahisemo ko ubishyira mu masaha ya mu gitondo abantu bakabaye bari mu kazi bati ibi ni bya rimwe mu gukura ubunebwe mu rubyiruko aho kujya mu kazi mu yindi mirimo abinjiriza bakaza muri ibi ngibi erega buriya nuko mutarabyumva urumva first of all nimubona Bogari Instagram ibura nkarira nkaboroga nimukagire ngo ni ibintu bitanunze urumva kano kanya bino bintu by'ubu content creator by'ubu TikToker ubu blogger ubu YouTuber nicyo kintu cyoroha kugikora ariko iyo umenyekanye icyo kintu gikomera kugikora rero kano kanya nimwumve ko kuba umuntu aje gukora content saa 4 z'amanywa urumva se ari imburamukoro cyangwa nakaza afite warimo kurema akazi ariko ako kazi mu Rwanda ntago baragaha agaciro nicyo tuzira urumva ariko ibi ntago ari imburamukoro niba ushobora kurebwa n'abantu 5,000 video ikarebwa n'abantu 5,000 abo bantu ku munsi wababona mugura ku muhanda biragoye kano kanya amakapani yamamaza amasabune acuruza telefone acuruza ibyombo acuruza ibiki batwumviremo babeseriye kuri twe baduha amafaranga dukore content nzima gikano kanya ndimo kuvuga nk'umuntu uwo mwanya wavuze nawe utaye nk'imburamukoro akari icyo byambyariye nubwo nyuma nagize ibyago urumva rero kano kanya of course ubikora ari imburamukoro bitakwinjiriza akiyugumye uhozaho usenga ukora cyane bibyara akazi ukivuga kuri icyo kintu reka mbabwire ko muri Feels Photo Image ari igisubizo ku bibazo byose wibaza muri Feels Photo Image ni studio ikora amafoto turi muri Sama ngaho nyemera nyine mbikore kubera ko niko kazi dukora yego turi muri Sama ni ibirori abantu bakora ubukwe muri Feels Photo Image no hantu bashobora gukorera ibirori byiza bitazibagirana bakorera ikagugu ni Feels Studio ku muhanda wa Rompo yerekeza hariya
ibatsinda kuri gare. Bahamagara kuri nimero zikurikira ni 0788 31 188 Firizi Photo Image. Ibirori bifotowe neza bizira gusaza ndetse no kwibagirana. Nkomeza n'ikibazo gisa nkaho gisoza Bogare, ibyo wari witeze uyu munsi n'ibyo ubonye ni irihe somo bigusigiye? Isomo bimaye nuko ngomba kumenya agaciro k'izina ryanjye, akamaro bigomba kungirira, abakunzi banjye nabo bakanyumva, tugahuza tugakora ibintu bizima. Turacyari bato, bamenya ko mu bantu baje kundeba naho ufite imyaka 30. Generation turimo kuganamo nimwe ba star bejo, nimwe ba MC bejo, nimwe bahanzi bejo, nimwe ba DJ bejo, abamufana batangiye nkamwe. Rero kano kanya mufatirane iki gihe TikTok urebwa, ushyiraho ikintu kikarebwa, ukaza uri nka motero ukango we mabure, ukaba umustar, ukaza uri Bogare nkundisha abantu, ukari kundwa nawe uzaza n'ibyo bikundwa. Rero kano kanya tumenye ko ari twe bejo, urumva ari twe bejo, kandi ikindi dukundane dufashanye, kandi ikindi nitwiyemere, urumva ako tugasoza twongera tukabibiko. Ibintu bibiri ugiye gukosora kuwa gatandatu, tuvuze ko kuwa gatandatu ariko hazaba undi munsi. Ibintu bibiri ugiye gukosora bizaba, ndagira ngo cameraman badufashe iki kintu bagifate neza. Ibintu bibiri ugiye gukosora bitazongera kubaho mu gitaramo cyangwa se muri igikoko day kizaba kuwa gatandatu. Ni igikoko day, ikintu cya mbere nyiva hano ndagenda negere umujyi wa Kigali, bereka ibyo nkora, bereka intego mfite, urubyiruko rw'u Rwanda bifuza gukoranya imbuga nkoranyambaga, kuko bino bintu biruhura abana, birabafasha. Nk'ubu bari mu biruhuko niyo target, urumva abari mu biruhuko, abarimo gukora ibiki, twese duhuze. Inama ebyiri nizo warumbaje. Ibintu bibiri ugiye guhindura bitazaba kuwa gatandatu, nukongeramo nugusaba uburenganzira leta, tukayibwira twebwe dukora ibi ngibi, muduye umwanya, turifuza gukora ibi muri muno aba security mubaduhe, urumva twerekane target dufite, atari uko ngo tuje kwa ngo munkundisha abantu, atari uko turirimba igikoko, tuze tuvuga ati kano kaya dufite target yuko umuntu wese ukora kuri TikTok akangurira abantu be bamukurikirana nubwo ari bake kwirinda sida, ako kantu kwirinda ibiyobyabwenge, ariko akongeramo na jokes zacu. Icyo nicyo kintu ngiye guhindura. Icya kabiri, abakunzi banje nawe kabisa ibintu byo kuza wambaye, of course uri umucontent creator, ariko ibi ngibi ujye ubyambara ugiye gukora. Kano kanya nago nzajya gusaba uburenganzira restaurant ngo tuyamamarize tuyihosting nguze wambaye, urumva abankunda tuze dukeye muri smart, turi smart, kandi ikindi twanasomye ku byo tuzajya tubanza buri wese tukabanza tugahora ati tuzahurira izi sahanga, tuzaba twabisabye uburenganzira, tuzavuga kuri izi ngingo, niba ari n'abatanga amafaranga shaka 2 cyangwa 3. Kano kanya turacyari bato, kano kanya mwabonye amakampeni ahuza abantu benshi bikarangira bikunze, natwe tukabikora ibikoko. Bo dusoza rero mureke mbasabe ikintu kimwe, ndagira ngo mbasabe twese tuvuge ngo igikoko, tubikora akantu kamwe. Fata video hanyuma tugeze dute? Nta kibazo tubivuga igikoko twese. Igikoko n'abakameramani ariko bazi cyangwa muri mu makuru. Hari abari bavuze ko hari ikintu bashaka kumubwira cyangwa se no kumushimira. Twari twahaye umwanya Bogare gusa, reka noneho twumve n'abandi bantu bari baje bamukurikiye. Reka duhere kuri wowe. Okay, ngiye kibazo kimwe mbaza Bogare. Bogare ngende Chamani mwata kuri TikTok, Instagram, YouTube hose. Ikintu kimwe nshaka kuri wowe nakubwira na bagenzi banjye bose bayita Bruce the best. Ikintu kimwe nabwira yo Bruce the best. Rero nakuze nkufana igikoko kandi ubona tungana, turangana ariko nyine urandusha nge ndabyemera kabisa. Umenya ko ngo ndi igikoko. Okay, ikintu kimwe noneho nshaka kubwira yowe Bogare, turifuza ko nk'abacontent creator twese hamwe mu Rwanda, nkuko ari ubivuze wadushingira akantu nk'agakarabu tukajya duhura tugafashanya nk'abacontent creator, tukajya dufashanya. Icyo dusabwa twari twabikoze, icyabuze nk'ugusaba uburenganzira. Kano kanya nago nkuzi, sibyo? Nawe nago nkuzi cyane, sinzi cyakuzanye hano, ariko iyo baduhaye protokole bikamenya ngo bano bantu barataye izi saha, nibyo bidufasha mu mutekano. Icyo kintu tugomba gukora iyo crap, tugakora ibintu byiza, tugaseka. Man, nawavukiye kwamamara nawe wakamamara, waba umusitari, waba mboroga wa danje, tukaba tuburi wa gatandatu meze de jeune Kimisagara.
batwemereye kuhakorera igikoko day. Turakora inama. Barahaduha imitsi ine mu cyumweru. Iyo mitsi Umumaze nizagiza twawusaba amana. urumva se abasekirite bakaducunga ukinjira bagusatse nkara nago twinjiye badusatse kandi ahantu hari abantu barega 300 nago wamenye ugukunze. Rero nshimira kuba ba leta yambujije ati peti wazanya abantu benshi. Ntabwo ari ukukubuza no kukugira inama. Kugira inama urumva wazanya abantu benshi ubutaha ibi bintu ujye ubisabira uburenganzira. Icyo tugomba gukora ko ibyo bintu nabinyemereye. Ndarushye man. Sawa. Igikoko 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 n'abakameraman igikoko 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 bwaza nawe mamikoro yanjye oya uretse ngo dufata akantu kamwe konyine